Shalom shalom, nejejwe cyane no kukugezaho iri jambo rinejeje umutima wanjye ry'ibyanditswe byera, rivuga ku birebana no kwegerana n'Imana, Imana Data, Imana Umuremyi, Imana Umubyeyi ugira imbabazi, kuko biradukwiriye twese ko tumenya ko Imana idukunda bitangaje kandi yashyizeho ubu buryo bwiza. Reka tubanze dusenge Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye mu izina rya Yesu Kristo, ngushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe, ngushimiye kuko uyu ari umunsi wo kwishimiramo, wo kunezererwamo, ngushimiye kuko utakunze ko umuntu ahera mu rupfu, utakunze ko umuntu ahera kure yawe, nubwo ari umugambi wa Satani, nubwo Satani yifuza ko tuba kure yawe, tuba mu rupfu nk'abana bawe ukunda, akatugirira urwango, ariko wowe udufitiye urukundo, kandi ndagushimira kuko ibyo wagennye byose ko bitugaragarira nk'imigisha, nta na kimwe dushobora kubura, ariko umugisha wa mbere ni ukukuba hafi Data, ni ukukuba hafi Imana, ni ukukuba hafi Mubyeyi mwiza. Ndagushimira rero kandi ko uyu mwanya w'iki kiganiro gitoya ugirira akamaro buri wese ushobora kucyumva, kandi ndaguhimbariza kuko wabigennye utyo, ugena ko uyu munsi, ugena ko ucyumva wese agira uko ahindura imibereho n'imitekerereze, agira uko yakira Kristo nk'umuhuza, nk'utwunga n'ijuru. Kubw'ubuntu bwawe amenya neza ko umusaraba wa Kristo ari wo nzira yonyine itugeza kuri wowe Data, kandi ndagushimiye kuko ubikoreye kwiyubahisha kubw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndatinze, reka dusome mu gitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya 14 n'umurongo wa 14. Twese tuzapfa kuko ariko Imana yagennye, tumere nk'amazi yamenetse ku butaka atabasha kuyorwa. Nyamara, haleluya, nyamara Imana iteganya uburyo uwaciwe akajya kure yayo yiyunga nayo akiriho. Nagira ngo nkubwire ko mu by'ukuri twese twakoze ibyaha ntitwashyira ubwiza bw'Imana, ariko hari uburyo Imana yashyizeho bwo kongera kuba hafi yayo. Nk'uko tubibonye, iki ni ikiganiro umugore w'umunyabwenge yagiye agasanga umwami Dawidi hari intego yari afite intego yo gutuma umwami Dawidi agarura umuhungu we Abusalomo. Bari bamaze igihe batabonana kubera amafuti, kubera ibyaha, kubera ibyo Abusalomo yari yarakoze. Noneho n'umugore avuga ijambo ryiza cyane rigendanye n'igihe cyacu, aravuga ngo abantu bose bazapfa, ngo ariko abantu bakiriho, abantu batarapfa, bari kure y'Imana, navuga muri make bamwe abantu bavuga ngo yapfuye ahagaze, bo hari amahirwe bagifite, ni uko Imana yashyizeho uburyo bwo kwiyunga nayo, uburyo bwo kongera kuyegera. Maze ubwo buryo nibwo nshaka kukubwira muri kano kanya, hanyuma ukore sheya kugira ngo abantu bamenye ko buno buryo buhari, kandi nawe ugire icyo ubifataho umwanzuro. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorino, igice cya 5 n'umurongo wa 18, haravuga ngo ibyo byose Imana niyo yabikoze, haleluya, yiyunze natwe ikoresheje Kristo, nyuma idushinga umurimo wo kubwira abantu ngo biyunge nayo. Koko rero Imana yari muri Kristo igihe yiyungaga n'abantu bo ku isi yose, bityo ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, natwe idushinga kubwira abantu ngo biyunge nayo. Nagira ngo nkubwire ko abantu bashobora kuba abashomeri bakabura imirimo muri leta, mu masosiyete n'ibindi, ariko umuntu wese wakiriye Kristo umwami n'umukiza si umushomeri kubw'ubutumwa bwiza. Afite inshingano yo kubwira abantu ngo Imana yaciye inzira yo kwiyunga n'abantu ikoresheje Kristo.
maze nagira ngo mbanze nkubwire ko ibi bintu bibiri ari ngombwa ko tubyumvikanaho muri kino gitondo cyangwa se muri ano manywa bitewe n'aho uri cyangwa se muri uno mugoroba. Icya mbere ni uko nta muntu n'umwe uzavuga ngo yabaye kure y'Imana, Imana yaramutaye, Imana yaramuretse, yaba mu buryo ubwo ari bwo bwose, kuko yashyizeho ubasha kuyunga nayo niwe Kristo. Hanyuma kandi irangije iduha uburyo bwo kubwira abantu ngo nibiyunge n'Imana. Abantu bakeneye kumenya ubutumwa bwiza yuko ni inkuru nziza, ni ubutumwa bwiza yuko Kristo yunga abantu n'Imana. Reka nkubwire uyu musaraba wa Kristo uburyo uteye. Ni ikimenyetso cyo guteranya, icyo ngicyo kizwi ku isi yose. Ni ukuvuga iyo ufashe umubare hino no hirya y'iki kimenyetso bihita biba bihwanye, bikagira icyo bibyara. N'umuntu rero w'umunyabyaha, umuntu wakoze ibyaha, kandi nkwibutse ko nta muntu n'umwe, twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana nk'uko Pawulo yabyandikiye Abaroma. Iyo amenye neza Yesu Kristo n'umusaraba we, akamwizera mu mutima yuko yapfuye, yabaye icyaha atarigeze kuba icyaha, kwari ukugira ngo gusa atume umuntu yiyunga n'Imana, kandi yamenye neza yuko Imana yakunze abari mu isi nawe arimo, igatanga Yesu Kristo, akabyizera, uwo mwanya ahita ahinduka inshuti y'Imana kandi agahinduka umwana w'Imana. Ntaba inshuti gusa, ahubwo ahinduka umwana w'Imana. Mbese ibyo urabizi neza. Iyo uvuga ko wakiriye Yesu Kristo, uzi icyo bisobanuye. Ese wari uzi iyi nzira yo kunga umuntu n'Imana? Ibyo kandi bihora biba buri gihe. Uko utekereje yuko hari ikitagenda, nta mpamvu yo guheranwa nacyo, nta mpamvu yo kuba kure y'Imana burundu. Oya, ahubwo uragaruka ukabwira Imana uti nje nitwaje ko Kristo ari we ubasha gutuma ngaruka imbere yawe. Urupfu rwa Kristo, amaraso ye yoza ibyaha, amaraso ye yoza imitima. Ndaje Mana. Reka rero dusenge, hanyuma ndakwinginze, uwo ukunda utarakira Kristo wawe n'umukiza, uwo ukunda wamwakira ariko akaba atabyibukaga, kandi akaba atarazi ko afite iyi nshingano yo kubwira abantu ngo Kristo niwe utwunga n'Imana, nagira ngo nkubwire ngo ubikore, umuherereze iyi videwo nawe abashe kongera kuyoherereza abandi. Dukore umurimo w'Umwami hakiri ku manywa, ejo hatazagira uwacu urimbuka azira ko atumvise ibi ngibi. Uyu mugore yabwiye Dawidi ati rwose abantu twese tuzapfa, ariko Imana yashyizeho uburyo bwo kwiyunga nayo umuntu wese ukiriho. Reka nkubwire, ni umuntu wese ukiriho. Ntabwo igishyimbo cyaba cyaramunzwe ngo ugishyire mu gitaka hanyuma ushyireho dedeti cyangwa undi muti wo kugihungira ngo kibe kizima kimere. Oya, niyo mpamvu uyu ni umwanya wo kwiyunga n'Imana tukiri bazima. Ntabwo bizaba nyuma yo gupfa, kuko ibyo ngibyo n'indi myizerere idafite aho ishingiye muri Bibiliya. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni uko umuntu wese aza akiyunga n'Imana kubw'urupfu rwa Kristo, akabona kubaho, hanyuma nyuma yo gupfa akazaba asinziriye ategereje umuzuko wo kubana na Data wa twese, Yesu Kristo na Mwuka Wera n'abandi bera bose ibihe bidashira. Ni umuntu akiri muzima. Ndakwingize ngo ubyakire kandi ubigenderemo. Mwami, ndagushimiye kuko washyizeho Kristo ngo abe utwunga nawe, kandi urangije uduha uyu murimo wo kukunga n'abandi. Abataramenya iyi nkuru, ndishimira yuko ubu ngubu bayimenye, kandi ndishimira ko ugira icyo uyikoresha kugira ngo uyu munsi hagire abarokoka bave mu rupfu, ahubwo bajye mu buzima bw'iteka, bajye mu bugingo buhoraho. Mbigushimiye gutyo Mana, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma uramutse ukeneye ko dufatanya gusenga kugira ngo wihane, mpatuze, ushobora kunyandikira cyangwa se ushobora kumpamagara, ariko cyane cyane byaba byiza unyandikiye, kuko ushobora kumpamagara ukambura kuri nimero yanjye 0783780664. Iyi nimero ihora kuri WhatsApp 0783780664, kandi niyo wambaza muri komenti utayumvise neza, uretse ko kuyumva nta kibazo biteye, ushobora gusubira inyuma tukavugana. Ariko dusoze ngushimira ko wabashije kubana nanjye, ngusaba rero gukora subscribe, share na comment kugira ngo tubashe kuba mu buzima burimo amahoro yo kubana n'Imana Data Umuremyi wacu.